Gilbert hariya cenga umuntu aragenda afatwa n'ibifukunyu, cenga umuntu aragenda afatwa na muzonga, byinisha umuntu ari ikinimba, amubyinisha igishakamba, arekura santere nziza cyane hariya muri box hariya. Sheikh Jibril Watara aravuga ati mwana wanjye ntago nakugora, ntago nagutenguha kuri iyi nshuro. Arazamuka yikoza mu bicu, yikoza mu birere, terekaho umutwe nk'uw'intama hariya. Matumele Munzombo Aruno atanga abagabo aravuga ati kuri iyi nshuro ndayamanitse kabisa. EPR kimwe ekipe cyiza cyane mu by'ukuri, akazi gakomeye cyane gakozwe na Gilbert Mugisha barafinda santre nziza tasaba ko andi makosa Ruvuyanga akarebera ikibaro kiryo nanone Rutsiro mukomeza kumereza mwebwe. Iya mbere mugize Imana ndayihusha, iya kabiri ntabwo naba nitwa Ruboneka. Kora amakosa defense yose kipe Rutsiro n'ubu ngubu ntabwo barimo kumvikana. Umupira wa Ruboneka wanyine arongera kuri kompora, riragenda risanga umuzamu Matumele Munzombo nawe yigira yabonaga misile ndende cyane. Umupira uragenda ujya mu izamu, ikipe peri bibiri, ikipe Rutsiro ubusa. Denis Omedinho yiyunga n'abafana. Tugaruka mu kanya, akora amakosa akomeye cyane, rekipera baro neza cyane. Abasore b'ikipe ya EPR baravuga bati tuzi icyo dushaka twebwe, terekamo igitego cya gatatu cyihuse kabisa. Muse neza burundu uwitwa Ramineba yoza amaso y'abafana b'ikipe ya EPR, umurindi w'abafana ba EPR uwitwa Ramineba aravuga ati nanjye ntago naburiramo, ntago byashoboka. Ramineba arongera yibera sheri w'aba EPR, yibera shushu w'aba EPR kabisa. Aravuga ati nk'uko Mose yafasha Abisirayeli akabambutsa inyanja itukura, nanjye nshaka kubambutsa uru rugendo rurava i Rubavu rugashyika i Kigali neza cyane. EPR bine ekipe ya Rutsiro ubusa. Ruvuyanga Rutsiro barayisoje. Ruvuyanga Rutsiro ntago yava inyuma ngo yishyire ibitego bine, ishyiraho n'igitego cya gatanu. Chukwemeka yinjira mu
kibuga mu kanya gato yasimbura aterekamo igitego cya gatanu ashyiraho umusumari aravuga ati weho Rutsiro turakubambye, Rutsiro turagushimangiye, Chukwemeka tutuma umuntu hano, vuguta umuntu hano, baramumesa neza cyane kabisa. Iyi defense ya Rutsiro yabaye iki? Defense ya Rutsiro yabaye iki? APR 5 ekipe ya Rutsiro ubusa kwikomereza.